Uhawe ikaze kuri ya channel yawe imwe twigiraho kweditinga amafoto menshi atandukanye. Uyu munsi ngiye kwigisha uburyo wafata ifoto y'umukobwa nk'uyu nguyu uramubona ni gutya. Iyi foto nayifashe muri studio, ni uku nguku twayifotoye. None nindangiza hite nza nyitereke muri no background nk'ingiyi aba ariho nterekamo uyu mukobwa wacu. Uyu mukobwa wacu abona ari muri studio afite background y'umweru, ndashaka kuyikura hino background y'umweru nkaza nkamushyira ahangaha. Ngwino rero tubikwigane nkwereka uburyo bikorwamo, ukaba wamutereka ahangaha cyangwa nawe ukaba wafata ifoto yawe isanzwe ukanyandikira muri description y'iyi video harimo namba zanjye, ukaba wazikuramo ukanyandikira nkaguhereza background nk'ingiyi, nawe ugafata ifoto yawe nkuko iyo umukobwa imeze ukaba wayifata ukayitereka ahangaha. Rero nkwibutsa nimba koze subscribe ndagushimiye wewe wamaze kuyikora, kandi nawe utarayikora banza uyikore kuko hano hantu uzahungukira ibintu byinshi byagufasha. Reka rero dutangire nkwereke uburyo iki bikorwamo nawe uze kubasha kubyikorera. Reka dutangire nkwereke uburyo bikorwamo. Sasa rero hano ikintu uhita ukora, ubundi ugifungura Photoshop ifoto yawe ujye gukoresha ni iyi ngiyi. None ugomba kuba ufite na background. Nakubwiye ati kurikirana iyi video kugera ku musozo, ndakwereka ahantu ukura background nk'iyi ngiyi, ndakwereka ahantu iyi background uri buyikure, cyangwa unyandikire muri namba ziri muri iyo description, ziri muri description unyandikire nguhereze ino background kuri WhatsApp. Sasa rero urabona dufite ifoto yacu nk'iyi ngiyi. Nawe nushaka ufata ifoto yawe ujye ugenda ureberaho uyishyiremo nawe muri Photoshop. Nurangiza rero hano ikintu itukurikizaho, urahita uza hano handitse select ahangaha, nizere kuri kuhareba handitse select, nizere ko turi kumwe. Ikintu hano uri buhita ukora, urahita uza ukande kuri select gutya, nurangiza uhita uza hano manuke hasi hano handitse subject ahangaha, uhita ukandaho gutya utegereze. Biterwa n'uburyo imashini yawe yihuta. Mwibutse subscribe yawe ugomba kuba wayikoze, ugomba kuba wakoze subscribe, kandi na like yawe ni ingenzi. Unanyandikira muri comment uko uri kubona ino video yacu. Urabona rero iyo umaze gukora select subject ihita selecting umuntu wacu nka gutya. Urabona yamuselectinze neza, urakora zoom urebe nimba koko yamufashe neza. Ariko urabona ko yamufashe neza, ndabona ngewe nta kibazo na kimwe kirimo. Ukubibona ndabona nta kibazo na kimwe kirimo. Hano rero hano ikintu itukurikizaho, urahita uza ukande Ctrl G. Reba hasi bise biyandika Ctrl G gutya, urabona hahise ikora indi layer. Urabona ufunze iyi harasigara umuntu wacu wenyine gusa, umwe twashakaga niwe wenyine usigaye. Nizere kuri kubireba. Urahita ufunga hano hasi kano kajisho, nugafungura gutya iragaruka background, nugafungura gutya irahita ivaho. Ikintu uhita ukora urahita ukande hano nongiza uhita uza ufata uyu muntu wacu umuterure umuzane hano muri no background yacu iyi ngiyi. Urabona gutya, urabona ko umuntu wacu ahise azamo neza cyane kandi ku buryo busa neza. Hano hantu reba rero ikintu hano uhita ukurikizaho, urabona umuntu wacu ajemo. Hano ikintu tukora urahita ukanda Ctrl T, reba hasi bita byiyandika Ctrl T, urabona gutya. Nurangiza uhita uza hano ugabanye. Bibaye byiza wakurura hano kuri ino nyuguti ya wa, hano ukagabanya gutya arimo neza cyane ku buryo bwiza. Giye gutya ndabona arimo neza cyane. Nurangiza umanure gakeya gutya. Urabona gutya umuntu wacu yajemo kandi arasa neza cyane. Ariko nushaka kongera ugabanyeho gake gutya, nurangiza umuntu wacu umugire gutya. Urabona ko gutya ateretsemo neza cyane. Nurangiza uhita wemeza. Nkwibutsa subscribe yawe ntubure kuba wayikoze, ntubure kuba wakanze subscribe kuko ibi bintu byagufasha cyane. Reba sasa rero hano ikintu tugiye guhita dukurikizaho. Hano rero iyo urangije kumuterekamo gutya wamushyizemo neza, tugiye gukora shadow, igicucu nyine, ku buryo biba nk'ibintu biririyo byanyabyo nyine. Igicucu hano kiwe kikazamo nyine ku buryo hano ubona nyine yari nko kuzuba, hari igicucu nyine shadow yiwe hano hasi. Reba sasa rero hano ikintu ugiye guhita ukurikizaho, urahita uza
ahangaha tugiye gukora nyine za shadow zacu. Ikintu hano uri bituze ukore, urahita uza ahangaha aha kuri no branch tool iyi ngiyi, iyi umakinge sure ko aha hejuru harimo umukara, ko black iri hano hejuru. Noneho hano hantu rero riri ikintu hano tugiye gukora, urahita uza ukande right click hano, uhita uza hano ino cycle uyigire gutya, tugiye gukora shadow. Nurangiza uze uyongere, urabona ikintu hano uri uze ukore umakinge sure ko hano harimo 50, opacity iri kuri 43 gutyo. Nurangiza uze ukande gutya, ushobora guhita uza ukagira gutya, urabona ko shadows turi kuzicreatinga nyine ku buryo busa neza, nyine wagira ngo ni igicucu nyine cy'ahantu yari yicaye, nyine ku buryo buririyo bwa nyabwo, bana gukora ibintu nyine bidasobanutse. Noneho nindangiza nongere ngire gutya, noneho ndagize nze nongere nkore sasa shadow gutya. Gutyo urabona ko dukoze nyine igicucu ku buryo busa neza, bugaragara neza. Nimba rero iyi video hari ikintu igufashije, binyandikire muri comment. Kandi ikindi nizere ko subscribe yawe ari ingenzi wamaze kuyikora. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp kuri nimero ziri muri description, ukaba wambwira nkaba nagufasha. Ciao, urakoze cyane wowe twabanye kugeza kuri uno musozo. Thank you.